za kubwihanangiriza. Uku niko umukuru w'igihugu Paul Kagame yatangiye agaragaza uburyo amateka mabu Rwanda rwanyuzemo yagizwemo uruhare n'abakoloni kandi ko n'ubu bagikomeje kuruzungu udasize n'uruhare rwabo mu guteza umutekano muke mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ububirigi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko u Rwanda rugiye guhangana n'Ububirigi bukarekera kwirirwa burwiruka inyuma no kuruharabika burutuka, kandi avuga ko nta mpamvu yo kugira ngo abanyarwanda babe nk'ababakolonije ahubwo ko banakwiye kubiyuhagira. Ati turashaka kuba abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba ababirigi. Umukuru w'igihugu yavuze ko nta ushobora kugenera abantu ko babaho cyangwa ngo habe ufite uburenganzira bwo kubaho mu gihe abandi batabufite. Abandi bajya bavuga ngo bemera human rights, biraho ntazi ibyo. Bemera human rights zabamwe ariko izabandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera. Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera bakagutegereza kuza kubica. Byose ko ari ugupfa se nanone napfa ndwana nawe. Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica, ndakwica nanjye ahubwo. Nubwo umubano w'u Rwanda n'ibihugu nka Kongo n'u Burundi umaze iminsi warazambye mu gikorwa cyo kwegera abaturage, umukuru w'igihugu yagiriye mu mujyi wa Kigali yaciye amarenga y'ahazaza heza ku mubano w'u Rwanda na kimwe muri ibyo bihugu Ububirigi bwahurije hamwe ngo birwanye u Rwanda, abasesengura bagahamya ko icyo gihugu cyaba ari u Burundi. Dieudonné Nshimiyimana, Radio 1. Tubibutse ko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kandi u Rwanda rwasohoye itangazo ruvuga ko rwaciye umubano n'igihugu cy'Ububirigi ndetse rutegeka ko bitarenze amasaha 48 abadiplomate b'igihugu cy'Ububirigi bagomba kuba bavuye ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu majyepfo y'u Rwanda mu murenge wa Cyeza mu karere ka Muhanga, aho mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere umwana w'imyaka 16 y'amavuko wari warahawe akazi ko kurarira ibigori by'umuhinzi wo muri koperative ya IABM bamusanze yapfuye na hangari yararimo yaguye, bityo ngo iperereza rya ise ritangira ngo hamenyekane iby'urupfu rw'uyu mwana. Ni inkuru twateguriwe na Daniel Dushimumuremyi. Asife Emmanuel wavutse muri 2009 niwe abaturage basanze ibigori yarariraga muri hangari iri mu mududu wa Kigaga mu kagari ka Makera mu murenge wa Cyeza mu karere ka Muhanga byamugwiriye yapfuye. Mu cyamasaha 10 z'igitondo mu cyaca tugiye kumva hangari yibishye hasi, bitewe nuko rero umuntu ajya mu nzu n'ikazanye mu nzu ubwo bita twese dutabara. Aho duhe twese turabyuka tuza kureba dusanga hangari yageze hasi, tuyamaza n'abaturanyi baraza gusa dusanga umuntu harurimo yitabye Imana. Byarimbutse bimugo hejuru no shitingi arwana sohoka shitingi mufata gahanga nuko shitingi cyarimo bindi bimukubita mu mugongo, ndege koko ngi namwegereye siko ntanamukozeho nabonye umushimari usa nk'umupfumiye mu mugongo. Abaturage baravuga ko kuba yaraririye ibi bigori bikamugwira byatewe nuko hangari itari ikomeye. Ubundi ukeka tubonye mufasha tukabona hangari ziza ya kijyambere ikomeye, gusa twari dufite gahunda z'uko ibigori n'ibishya mu kabande tuzajya inama tugomba kujya inama vuba vuba tugashyira abanyezamu babirarira.
Ku ruhande rw'inzego za leta umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Cyeza Musabwa Aimable yabwiye TV na Radio 1 uko uyu mwana yari yahawe akazi ko kurarira ibigori hanyuma bikavugwa ko hangari yamugwiriye agapfa. Icyakora harimo harakorwa iperereza ngo hamenyekane abari bamuhaye akazi ndetse n'icyateye urupfu rwe. Uwo mwana w'umusore rero hari umuntu wamukoresheje, umuturage wamukoresheje nyina ararira ibigori bye. Amakuru twafashe biragaragara ko biriya bigori byaremerereye biriya biti biragwa. Hanyuma umwana w'umusore rero wari waharaye biramugwira itapfa. Uwo mwana ntabwo ari iwabo babimuhaye. Uwo mwana amakuru twafashe avuka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana. N'umwana wabikoraga nk'akazi, bamukoreshaga ari ukumukorera akazi ahemberwa. Ko niyo makuru twafashe. Abamukoreshaga ni bande? Umugabo umukoresha ni umuturage w'umurenge wa Cyeza mu kagari ka Makera mu mudugudu wa Kigaga. TV na Radio 1 bitunganya inkuru. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwari rwatangiye iperereza. Itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, imwe mu mirimo ribuza abantu gukoresha abana harimo n'imirimo yo mu masaha y'ijoro. Daniel Dushimumuremyi, Radio 1 mu karere ka Muhanga.